abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, turabashimira mbere yo kubasuhuza. Reka dusuhuze abaherereye impande enye z'igihugu, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, tutibagiwe n'umujyi wa Kigali. Reka dusuhuze abaherereye mu bihugu by'abaturanyi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu Burundi, Tanzania, muri Kenya ndetse no muri Uganda, tutibagiwe n'abaherereye muri Afurika hose. Turababona, muradukurikira 100%, za Mozambique, za Malawi, za Zimbabwe. Tuhafite abakunzi aho hantu hose kuko baba badukurikira kuri YouTube channel yacu ariyo Ubuzima Buzima. Reka dusuhuze n'abakunzi bacu b'ikiganiro Ubuzima Buzima baherereye Canada. Tugeze Canada ntago dushobora kwibagirwa Mama Joy watuguriye kamera z'ikiganiro Ubuzima Buzima. Turanagushimira tukanagusuhuza kuko uri umukunzi w'akadasohoka w'ikiganiro Ubuzima Buzima. Reka dusuhuze n'abaherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mushobora kwibaza ati mbese kuri uyu munsi mu kiganiro Ubuzima Buzima tugiye kubagezaho iki? Bityo kuri uyu munsi mu kiganiro Ubuzima Buzima twabagendeye tubagerera ku bitaro bya Kabgayi, ishami ry'amaso. Ibitaro bya Kabgayi, ishami ry'amaso, byararebye biravuga ati abatuye isi muri rusange n'abatuye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ntago bagomba guheranwa no kudasobanukirwa byinshi byimbitse ku ndwara z'amaso, kuko ushobora kurwara utabizi ukazabimenya bigeze kure. Niyo mpamvu ubuyobozi bw'ibitaro bya Kabgayi, ishami ry'amaso, bwagize icyo butegurira abaturarwanda ndetse n'abatuye isi muri rusange. Buradutumira, buravuga ati mu kiganiro Ubuzima Buzima natwe dushaka gutangamo inkunga kugira ngo abanyarwanda barusheho kugira ubuzima buzima ndetse n'abatuye isi muri rusange. Mbere na mbere yo kugira ngo duhe ikaze Dr. w'inzobere mu ndwara z'amaso akaba n'umuyobozi w'ibitaro bya Kabgayi, ishami ry'amaso, twababwira ko ibiganiro byacu mushobora kubisanga kuri YouTube channel yacu ariyo Ubuzima Buzima. Tukanabibutsa ko tugiye no gushyiraho ishami ry'igiswahili rizajya rikorera mu gihugu cya Tanzania aho bita Tabora mu minsi mike ya kino cyorezo cya coronavirus n'igitanga gahenge. Reka duhe ikaze Dr. w'inzobere mu ndwara z'amaso ku bwitange n'umurava agira mu guharanira icyatuma abanyarwanda ndetse n'isi bagira ubuzima buzima muri rusange. Tubahaye ikaze Dr. mu kiganiro Ubuzima Buzima, mwakibwira abadukurikiye bityo mukanababwira insanganyamatsiko y'uyu munsi mwabateguriye. Amazina ni Dr. Tuyisabe Theophile, nkaba ndi umuganga w'inzobere mu kuvura ijisho ukorera mu bitaro bya Kabgayi, ishami rivura amaso, ishami rifite umwihariko wo kuvura amaso muri specialite zitandukanye. Ariyo mpamvu uyu munsi tugiye kuganira ku indwara yibasira abana mu rugero rutandukanye rw'abana, abakivuka, abatangiye gukura se n'abigejuru gato, ariko ikaba ari indwara mbi cyane ishobora kutumaraho abana igihe tutabyitayeho. Akaba rero ari indwara ya kanseri ifata ijisho yitwa retinoblastoma. Abadukurikiye mu kiganiro Ubuzima Buzima, abantu mu kiganiro Ubuzima Buzima ku nsanganyamatsiko mutubwiye mwategurira abakunzi b'ikiganiro Ubuzima Buzima, kanseri ifata indiba y'ijisho ku bana. Ntago mutekereza ku bantu bakuru gusa kuko n'abana nabo muba mubareberera, bityo bakure bafite ubuzima buzima kugira ngo bazakure biteza imbere bareba ibibakorerwa, ibibakikije. Bityo iyo ureba ni nako utekereza, bigatuma ushobora no gutera imbere. Dr. tushaka kubabaza ati mbese kanseri y'indiba y'ijisho ifata abana ni indwara ki? Mu magambo make, kanseri ni uburwayi bufata urugingo urwo ari rwo rwose rw'umubiri, hanyuma hakabaho imikurire idasanzwe y'urwo rugingo bitagendeye kuri gahunda, kuko buryo umubiri ufite ukuntu gahunda zayo zipanze.
ijisho rikaba rigomba kuzakura rikagera ku burebure bungana gutya, ukuguru ugakura ukagera ku burebure bungana gutya, ukuboko ugakura ukagera ku burebure bungana gutya. Ibyo byose umubiri w'umuntu uba iyo umuntu akivuka atangira kuremwa, hari uburyo biba byaragiye muri gahunda ku buryo bizakurikirana gutyo. Iyo habayeho ibyago byo kuzamo kanseri, igice kimwe gikura mu buryo budasanzwe kikaba cyaruta ibindi, cyangwa kigatuma kinabibangamira mu gukura, kuko iyo kibaye kinini kiba kizajya naho kitari giteganijwe kuzaba kiri, bityo bikabangamira ubuzima bw'ibindi bituranye, ariko ibyinshi bikajyamo n'ingaruka z'uko bishobora kwica uwo byafashe. Iyi retinoblastoma rero ni kanseri, nayo yinjira mu rwego rw'amakanseri, ariko noneho yo ifata ijisho ry'umwana, niyo mpamvu bita retinoblastoma, ifata mu ndiba y'ijisho rya wa mwana ukiri mutoya. Kugeza uyu munsi tubona ko iyi kanseri ishobora kuza ari uko umuntu yagize ibyago byo kuvukana tumwe mu turemangingo yakuye ku babyeyi. Ababyeyi be bakaba bari bafite utwo turemangingo, bamwe wenda bakaba bararwaye cyangwa se ntibabashe kurwara, kuko uturemangingo twese ko ntabwo ariko dufite ingufu zo kuba twagaragaza uburwayi. Umuntu ashobora kuba dufite ariko ntugaragaze uburwayi, utwo bita recessive. Icyo gihe rero iyo umwana agize ibyago byo kubona twa turemangingo duturutse ku babyeyi bombi, aba afite ibyago byinshi byo kurwara ya ndwara ya kanseri. Harimo abandi rero iza gutya, harimo ibyo twita mutation zibaho, kuko uturemangingo tw'umuntu uburyo tuba tumeze twagakwiye ufata icyo bita kopi, cyangwa se ufata akaremangingo kuri papa ugafata akaremangingo kuri mama, twa turemangingo twahura akaba ariko tugenda tuzaguha uburyo ubayeho. Hari igihe rero bibaho yuko mu gihe turimo tuza dushobora kwihindura tugafata indi shusho itajyanye n'uko twari kugombye kubaho, ibyo twita mutation. Kabaho rero kafata ako ngako gashinzwe imikurire y'indiba y'ijisho, bikaba byarangira umwana agize ibyago byo kurwara ya kanseri iyo twita retinoblastoma. Murakoze cyane dogiteri ku busobanuro bwimbitse muhaye ababyeyi kanseri y'indiba y'ijisho icyari cyo muri rusange. N'abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima bashobora kwibaza ati mbese kanseri y'indiba y'ijisho iterwa n'iki? Mu gihe ariko muri rusange nk'umubyeyi ashobora kuvuga ati mbese n'ibihe bimenyetso nshobora kubona ku mwana wanjye mu gihe turi kumwe nawe namenya ko afite icyo kibazo cya kanseri y'indiba y'ijisho. Twagira ngo muri rusange ibyo byose mu bisobanurire abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, bityo barusheho kugira abana bafite ijisho rifite ubuzima, rireba neza ku buryo bazakura biteza imbere. Namwe akaba ari byo muharanira, akaba ari nayo mpamvu mwadutumiye hano ku bitaro bya Kabgayi ishami ry'amaso. Iyi ndwara rero imaze gufata umwana, hari ibimenyetso bitandukanye, ariko kubera ko mu ndiba y'ijisho nyine nawe urabyumva, mu ndiba ntabwo ari ahantu umuntu wese apfa kureba, ni kure, twabyita kure. Ntanga urugero mvuga nti abantu bazi umutiba, abantu bakuru ba kera mu mutiba yagendaga akabikamo imyaka, ntabwo ari umuntu wese washobora gukora umutiba cyangwa arebe mu mutiba amenye ikintu kirimo hasi, keretse uwabitsemo. No mu ndiba y'ijisho rero bisaba kugira ngo kurebamo, bisaba umuganga wabyigiye ubisobanukiwe, umuganga cyane twebwe b'inzobere ni umuntu ashobora kumenya akavuga ati ndareba mu ndiba y'ijisho ndabona n'ikibazo kirimo. Kubera rero iyo ndiba nyine umuntu atayibona, hari igihe n'ikimenyetso kidahita kiza kandi umwana arimo kugira ikibazo runaka cy'ubwo burwayi. Iyo rero bitangiye gukura, hari ibimenyetso bimwe na bimwe umuntu ashobora kubona akaba yavuga ati ahantu hashobora kuba harimo kanseri. Icya mbere rero, mu jisho ry'umwana, wa mwana warwaye ya kanseri hazamo akantu gashashagirana, ukabona ni akantu k'umweru gashashagirana, ndetse nimugoroba ku masaha y'umugoroba umuntu akaba yakeka yuko waba utabonye neza ko ari umwana, ukaba wakeka ko ari nk'akajisho k'injangwe kari hariya. Ni abantu bazi injangwe bazi ukuntu akajisho kayo kagaragara nijoro gashashagirana ukuntu, nawe bishobora kugukanga. Ubwo rero akamenyetso kose kaza ari umweru mu jisho ry'umwana utitaye ku ngano ye, kiba ari ikimenyetso kitari cyiza, gishobora kuba ari iyo kanseri.
y'umwana itangiye kuza muri iryo jisho. Ikindi harimo noneho aho kanseri idahitiza mu mboni ngo umuntu ayibone ko ari ka kantu k'umweru, aho bikagaragaza ibindi bimenyetso. Ukabona nk'ijisho ry'umwana rigiye mu murari, rirahengamye, ukibaza se kuki ijisho ry'umwana ritangiye guhengama kandi nta kibazo yari afite. Icyo gihe rero ukibaza uti se bigenze bite? Cyangwa se ijisho rigatangira rigatukura, ukabona ijisho ry'umwana rirahora ritukuye kandi ubundi yagakwiye kuba amaso ameze neza, ariko ukabona rimwe riratukuye uburyo budasobanutse, ritangiye kujya rizana amarira mu buryo budasobanutse. Ibyo bintu ntabwo biba ari byiza, kubera ko biba bisaba kugira ngo turebe neza tumenye ko mu by'ukuri atari iyo kanseri. Ibindi bishobora kubaho rero nuko iyo uretse kuba ryaba umutuku, kuba se harimo n'igihe niho bigera kanseri ikazaho kugira ngo ijisho rikure, ahubwo rikagabanuka, umuntu akabona akajisho k'umwana kabaye gatoya. Ibindi rero niho kwa kundi rikuriye mu ndiba, ku mwe nahoze mbisobanura, kanseri irakura ikajya naho itagakombye kuba icyo gice yafashe kiri. Niyo mpamvu n'iyi kanseri ijya mu ndiba y'ijisho igakura, iyo irimo ikura ibyiga ijisho rigatangira rikaba rinini. Iyo ribaye rinini, ahari umwanya ushoboka ni imbere, kuko inyuma ni ku magufa, ntabwo ryasunika igufa cyane, ariko riza imbere, umuntu akagira ijisho rikabyimba rikaza imbere, bakabona ijisho ritangiye gusohoka. Uko ritangira gusohoka rero niko n'ibibazo biba bitangiye kugenda bikomera. Kanseri nyine batangiye kwishimira ikura ku buryo yumva yo yishimye, ariko ku bwacu twe tuba tubona itangiye kuzana ibibazo bitari byiza. Twagira ngo tubabaze na kanseri y'ijisho, kanseri y'indiba y'ijisho ku bana, umuntu ashobora kuyirinda ati? Kuko muri rusange urumva ko nimba ari iyo kwirindwa, umubyeyi niwe uzayirinda umwana we. Ni gute yakirinda? Mu by'ukuri harimo ibishoboka. Tuvuga niba umuntu yaravutse muri famiye, mu muryango, akumva yuko hari umuntu wigize kubaho umwana yarigize kugira iyo kanseri, ni byiza yuko ubu turimo n'amahirwe mu Rwanda, amatesite genetike arimo aragenda akorwa ku buryo umuntu ashobora kumenya mbere yuko ajya gushaka, akabanza akamenya uburyo ahagaze, akamenya twa tunyangingo twe ko tutari porteri, tutatwaye bwa busembwa bwo kuba yagira ya kanseri. Ni kimwe n'uwayirwaye. Uwayirwaye nawe aba afite amahirwe menshi cyangwa ibyago byinshi by'uko abana be nabo bazayirwara. Ibyo rero bisaba kugira ngo mbere yuko ajya gufata umwanzuro wo gushaka, abanza bitekerezeho, niba na ngombwa abanze bisuzumishe n'umudamu we, ubundi begera abaganga babagira inama igihe cyose, kugira ngo turinde ko wa mwana yazavuka afite icyo kibazo. Noneho rero ikindi twebwe dukora mu rwego rw'utangiye kuyirwara, dushobora noneho kumufasha mu rwego kugira ngo atagira ingaruka mbi zitewe na ya kanseri. Nk'umubyeyi udukurikiye mu kiganiro ubuzima buzima, kuko hari indwara muri rusange yenda usanga nk'umwana, kuko tuzi ko yenda hari indwara runaka abana barwara bagera mu gihe runaka zigakira, harimo nk'urugero yenda hepatite A n'izindi ndwara. Mbese nk'umubyeyi udukurikiye mu kiganiro ubuzima buzima ashobora kwibaza ati, mbese iyi ndwara iravurwa cyangwa irikiza? Twagira ngo abe ari byo musobanurira abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima. Nk'uko nabivuze, uko igenda ikura, iyo umuntu atayivuye hakiri kare, bigenda byiyongera kugeza ubwo rya jisho rije hanze. Ubwo rirabanjije, ijisho rije hanze ntirikibona, ariyo ngaruka ya mbere. Ubundi rikazageraho rishobora kubangamira umuntu, rikaba yanamwica, kuko ni kanseri, kandi kanseri nta limiti igira, nta bariyeri igira, irakura ikagera ahantu hose. Iyo igeze mu bwonko rero cyangwa mu bindi bice by'umubiri, birangira umuntu yitabye Imana. Niyo mpamvu rero mu buryo bw'ubuvuzi bushoboka kugeza uyu munsi dufite, kandi tubona buri efikasi, tubona bushobora kuvura uyu mwana,
tuba tunakangura umuntu wese igihe cyose abonye ako kantu k'umweru kaje mu jisho, abona ijisho se ritameze neza, abona ijisho se ikintu cyose afiteho akumva bidasobanutse, atwegere tumufashe, kuko dufite uburyo bwo kubivura. Iyo uyu mwana aje tukabona bikishoboka ko tubivura, hari uburyo bwo kumuvura dukoresheje imiti. Iyo miti irwanya kanseri, igabanya kanseri, turayifite kandi turayibaha, kandi ikagabanya bwa bukana bwa kanseri ku kigero kigaragara. Iyo rero tugize amahirwe tugasanga agakanseri kari kakiri gatoya mu jisho, harimo n'uburyo tubivura dukoresheje amarazeri, icyo bita amarazeri, nzi ko nacyita mu kinyarwanda, ariko ni uburyo bwo kuvura tugashiririza ya kanseri, tukayishiririza aho yari iri, twatunyanyigo twose twari turimo dukura twirukanka, tukadushiririza ntitubashe gukura. Ariko icyo gihe ni igihe kanseri kiri ntoya muri jisho ry'umwana. Iyo rero byigiye hejuru tukabona bitangiye kwigira hejuru gatoya, ubwo nyine biba ngombwa nuko tujya kubaga. Kuki tubaga rero? Nuvuga ngo kubaga icyo gihe tuvuga tuti byageze ahantu runaka, reka turengere ubuzima bw'umwana, uyu mwana atava ducika akaba yapfa. Nk'uko tujya tubivuga mu migani yacu, tuvuga akamuga karuta gatura. Aho kugira ngo umwana abe yakwitaba Imana tumuretse, icyo gihe hari igihe mfata icyemezo nkavuga ntoke, iri jisho ryamaze kwangirika, kurikuramo nibwo buryo bwiza bwo kurinda ubuzima bw'uyu mwana, aho kugira ngo nawe tumubure. Bikaba ngombwa rero ko ijisho ndivanamo. Biba bibabaje cyane iyo yari amaso abiri, bikangwa ko tuvanamo amaso abiri, ariko nta kundi icyo gihe tuba tugiye kurengera ubuzima bw'umwana, kuko ubuzima bw'umwana buba buri aho ngaho, kandi n'umwana ushobora kugira uko yakwiteza imbere igihe tumuvuye, tutitaye ko y'amaso yavuyemo, kuko ubu hari benshi dufite mu gihugu amaso aba yaravuyemo kubera ubwo burwayi, ariko nyuma yaho babashije kuvurwa neza, ubu bakaba barimo biteza imbere bakora, ariko kandi n'ubwo batabona. Icyo gihe rero ni kimwe turagikora. Iyo tumaze kureba ubuzima bw'umwana uko buhagaze, ubwo nibwo umuntu ajya kureba ijisho, akareba ijisho niba naryo yarigumishamo mu buryo bwose bushoboka, noneho twabona bishoboka tukarigumishamo. Ikindi kiba gikurikiyeho no kureba ese rya jisho ryo ryabona, nabyo iyo tugize amahirwe tukabona ari ijisho ribona, nabyo turivura tugira ngo turebe ko ryakomeza no kubona, kandi biba ari amahirwe iyo dushoboye kubikora. Dogiteri, mutubwiye imivurire y'iyo ndwara. Tuzi ko iyi ndwara yose ivuriwe ku gihe akenshi zirakira. Noneho tubonye ko wenda habayemo uburangare, umubyeyi akaba yatindana umwana, aribyo bishobora no kuvamo wenda umwana kumukuramo ijisho. Mbese iyo ijisho rivuyemo hasigara harangaye ku buryo umwana n'abantu bahuye mu nzira amaze gukura bashobora kumubona bakiruka kubera uburyo ateye ubwoba. Mu by'ukuri iyo tuvura umuntu, ntabwo umuntu avura ijisho gusa, kuko ijisho ni agace gato ariko kari ku muntu. Niyo mpamvu rero uyu mwana wagize ibyago byo kurwara kanseri, iyo nsanze kuko byaratinze ngo ko rya jisho ndivanamo, ariko ntekereza n'ahazaza he ejo. Kuko ahazaza he rero ni ukuba muri sosiyete, aho aba, aho atuye, batazamubona nk'ikibazo, ahubwo bagomba kumubona nyine nk'umwana umeze neza, kandi nawe niko babyifuza, natwe twese niko tuba tubyifuza. Niyo mpamvu iyo ngombwa ko turivanamo, hari tekinoloji igenda idufasha. Ubu tugeze ku zo bita customized prosthesis, bivuga ngo wa mwana twavanyemo ka kajisho ke yavukanye, hari akandi kantu dushobora kumukorera k'agaproteze, tukagashyiramo kagasimbura rya jisho ryavuyemo. None iyo kabaye customized uvuga ngo tugakora tugendeye ku ngano yaho ryandi ryavuye nuko ijisho ryari ringana, ndetse tukaba dushobora no gushyiraho amabara, tukagashushanya neza, tukakora neza ku buryo umuntu utabisobanukiwe atashobora kubona ngo abone ko ijisho ryavuyemo. Bityo umuntu ntiyumve yisuzuguye cyangwa ngo abandi bamuvuge bati dore wa muntu, usanga bibaye ikibazo. Kuko kera byatubagaho, wa mwana yajya mu ishuri ugasanga abandi baramwikanga, kandi wenda ari ijisho rimwe ryavuyemo irindi rireba neza, abandi bakamwikanga. Igisubizo rero cyarabonetse, tubashakira izo proteze tukagashyiramo neza ku buryo umuntu akomeza ubuzima bwe nta kibazo, bitagaragaye yuko afite ubusembwa. Ntagire ubusembwa yatewe n'indwara ngo agire n'ubusembwa by'uko harimo ikinogo nk'uko wahoze ubivuga, ahubwo tugashyiramo ako gaproteze bikagenda neza. Ikindi rero twibandaho cyane ni uko uyu mwana bitewe n'imyaka tumubonyeho, ntabwo twakwizera neza yuko niba ijisho rimwe ryarwaye irindi naryo ritazarwara. Hari ikintu rero byita gukurikirana aba bana. Iyo tumaze kubona yuko ijisho rimwe riducitse
cyangwa se turimo turivura dushyiramo uruhare runini rwo gukurikirana uyu mwana, tukabasaba rwose nshimira ababyeyi bafite abana bafite ikibazo twabashije guhura nabo yuko kugeza uyu munsi bagikomeza kwitabira izi gahunda, kandi n'abandi tubashikariza ko igihe ugize iki kibazo bakubwira bati za buri kwezi, za mezi atandatu, za mezi umwaka se, ni ku neza ya wa mwana kugira ngo ejo atagira ikibazo muri indi jisho, nikiramuka kinabayeho kigaragare kare kivurwe, kuko twabonye yuko iyo tubivuye kare aba ari amahirwe menshi yuko ijisho ry'umwana rigumamo rikaba ryanabona. Murakoze cyane mubyeyi ndetse namwe bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima mwitegura kuba ababyeyi. Amagara araseseka nayorwa, niyo mpamvu twabashyiriyeho ikiganiro ubuzima buzima kugira ngo tubegerere inzobere mu by'ubuzima zifite umutima wo guharanira uburyo abantu bose bagira ubuzima buzima, kugira ngo mukurikize inama zazo, bityo murusheho kugira ubuzima buzima, kuko iyo usobanukiwe urushaho n'uburyo wakirinda. Ni kuri ubwo buryo twabashishikariza gukurikiza inama mugirwa n'abaganga. Nk'umukunzi w'ikiganiro ubuzima buzima ashobora kwibaza ati mbese nyuma y'ibyo ngibyo dogiteri atugejejeho ku buryo burambuye, dogiteri ni iyihe nama mwagira abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima muri rusange, ababyeyi, bityo bakarushaho kugira abana bafite ubuzima buzima, bityo bafite amaso areba neza, kuko tuzi ko amaso ari ingenzi ku buzima bwacu bwa buri munsi. Mubyeyi, muvandimwe, igihe cyose wibarutse umwana bari kumwe nawe buri munsi, muba murimo mukina, uko imikurire ye urayibona, uko azamuka umunsi ku wundi uba ubibona. Ntuzige wirengagiza ndemwe ro kureba ijisho ry'umwana uko naryo rikura, kwa kundi uba ureba atangiye guseka, atangiye kubona akamuri, ucari ukabona aragukurikira, ucari ukabona arakureba neza, ahindura umutwe akureba. Ndabizi ko ababyeyi benshi birabashimisha yabona umwana atangiye kujya amukurikiza amaso, amwenyura, bitera umuneza mu babyeyi. Niyo mpamvu rero n'igihe ubonye akantu kose udasobanukiwe, kaba ari ako kantu k'umweru, kaba ari ijisho ritukura uburyo budasobanutse, ari ijisho se ryagiye mu murari, ntukajye utegereza yuko uvuge ngo reka ejo nzarebe uko bizamera. Hari igihe ejo wategereza byaba byabaye bibi. Muzane hakiri kare tukurebere, turahari kugira ngo tubahe iyo serivisi, turebe nidusanga ari byiza, ni inkuru nziza, nidusanga byatangiye kugira ikibazo nabyo turebe uburyo dufasha wa mwana inzira zikigendwa. Kwirinda rero biruta kwivuza, dufatikanye tuvuze abana bacu kugira ngo tuzubake u Rwanda rwacu rwiza, ejo heza, twiteze imbere. Murakoze. Tugana ku musozo w'ikiganiro ubuzima buzima, si twabura gushimira ibitaro bya Kabgayi ishami ry'amaso uruhare bigira mu guharanira icyatuma abanyarwanda bagira ubuzima buzima, bafite ijisho rizima ndetse rireba, bityo bakabasha kureba ibibakikije ndetse n'ibibakorerwa. Reka dushimire by'umwihariko Dr. Tuyisabe Theophile, akaba ari umuyobozi w'ibitaro bya Kabgayi ishami ry'amaso, ku bwitange n'umurava agira mu guharanira icyatuma abanyarwanda bagira ubuzima buzima, bafite amaso areba neza. Si twabura gushimira abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima baherereye impande zitandukanye z'isi. Reka dushimire n'abakunda gusenga Joseph Patrick ari ku buhanga bw'amajwi n'amashusho, tubibutsa ko ibiganiro byatambutse byose mushobora kubisanga kuri YouTube channel yacu ariyo Ubuzima Buzima TV, mugakomeza mugakora subscribe ndetse na share na like, bityo natwe tukawushaho no kurya n'amafaranga ya YouTube tugakomeza tukayarya, tugatera imbere ku rwego rwo mu mufuka ndetse no ku rwego rutandukanye. Murakoze cyane, mukomeze kugira ubuzima buzima.